ngabo rero turi mu birometero bya nyuma bisoza etape ya gatanu ya Tour du Rwanda. Umukinnyi uza gusoza ari uwa mbere bagiye kubamira mu kanya ari nawe uza no kubona igitego rya Tour du Rwanda rikaba ryiteguye kumira wabagiye bose z'umusore w'ikipe ya Ruto isa n'imota 37 niho tumaze turi gusiganwa mu karere ka Huye. N'ubwa mbere muri Tour du Rwanda hakinwemo criterium ikabera handi hatari cyangwa se isiganwa ryo kuzenguruka ikabera handi hatari mu mujyi wa Kigali ndetse n'i Rwamagana. I Rwamagana yirukaga 2018 ubwo ryatwarwaga na Muze Azedine Ragabe. Azedine Ragabe yatwaye kuri iyi Rwamagana dore amakamyo yawe ubwo wabonye ari abiri nari abiri babonye. NSN never say never. Reba uburyo yafashe Zimurande nta nubwo wamuzi, reba uburyo amuciye nk'utamuzi. Uyu musore uri gukura ikipe ya NSN twamubonye kuva kare, navuze ko ubundi abangaba ni abantu bashakiwe cyane muri peloto bafite ubushobozi bwo kubakurira. Akaba rero ari Zach Marich, akaba ari umunya New Zealand. Bafitemo cyane Finlay Tering w'umwongereza, bafitemo Kechome mwenda w'umuhondo, Maritipo ndetse na Etima Enone uza gutwara etape no munsi. Umugoroba w'ejo mu karere ka Rubavu ni kuriya wari umeze, harahirwa bongera kuharara uyu munsi n'ubundi biraba bimeze bitya. Nigire Musanze wihungire nihongere ariko NSN ubona ko Cadence yamaze kuzamuka rero niyo muri kubona neza. Yego Cadence yamaze kuzamuka ndetse hari uwazamutse n'uwatwaye etape yo ku munsi w'ejo yazamutse tajya avuga ati rega uko nayitwaye ejo Decrec yaryohewe ariko habaye ibiganiro Mayojone nawe ari hafi aho ngaho habaye ibiganiro by'i Rubavu etape ibiganiro by'amahoro bya Rubavu byamuhaye etape. Ngiyo rero NSN kugera kuri etape ya gatanu ikomeje babiri n'undi arazamutse bivuze ngo none bwazamutse nanone bagiye gukora linye hasigaye kuzamuka wa gatatu. None Mayojone agasigara wenyine nta kibazo kuko icyo gihe arahagera. Icyo ahangana uko bamaze kuvuga ngo Mayojone icyaba cyose twagusiga ukizana. Ariko nk'ubu hagize umuntu ugusha Mayojone ntibyarangira nka bya bindi umusifuzi ahanwa ikipe ikabihomberamo kujya muri VAR bakarani bari ubushake byaba bicyane bibaye ubushake ahita ataha. Oya ndavuga none Mayojone yunguka iki ari muri kilometero 3 za nyuma arahabwa ibihe nk'ibyo wanyu. Oya ndavuga bakiri nk'iri yabihomberamo ubwo byamera nko muri football umusifuzi aranwa ekipe atatika yabo ntacyo byabimaze. Uratera shoti mu kibuga hagati agasifura oroje mugataha munganya ejo bakamukatambika imikino 5 akahita yigira mu biruhuko. Ngako rero akarere ka Rubavu mwarakoze cyane kutwakira ariko mwanakire n'abaza kuhagoma cyane. Ninde rero irembe ni picnic n'ubundi picnic irashaka iki uko Zimurande yamufashe ariko picnic istamo kurya picnic ifite nde makinyi picnic iri guhishingiraho. Bafite Bush Jacob w'umwongereza, bafite Van Ries Christian w'umurande, bafite Matteo Van Fer, bafite Van der Werf Tom ndetse na Jürgen Zumurande mu kanya idubu ryamize. Nibyo bari kumanuka rero bajya gushaka umuhanda bamaze kuwufata ubwo areba niba hari umukinnyi wabazamutse. Mayojone yamaze kuki Mayojone yazamutse nuko Mayojone nyuma ko abandi bamukoreye agomba gukorera ekipe rero ubu batangiye gutegura abasprinteri babo. Noneho Mayojone dore none bamaze kuzamuka ikipe NSN bakinnyi bande bose bamaze kuzamuka. Byabayeho muri Tour de France ya 2009 nibuka neza ikipe ya Sky yari ifitemo Cavendish isanga we na Poso pilote abandi bose bazamuka. Ku munsi wa nyuma Mayojone yamaze kuba secured ikipe ya Sky yaragiye ifata isiganwa irarikurura biza kurangira Poso pilote wa Cavendish babarikuye mu ikorosi rya nyuma ajyana na Poso pilote wa kabiri abandi bose ubundi Poso pilote agomba gusoza. Ngibyo rero iyo ni ikipe ya NSN 1 2 3 4 etape yarangiye. Ngabo bari kumanuka rwose bari muri position yo kuza gusoza agace kanyuma. Ariko kandi Eritrea nayo irashaka ko nibura yazamuka kujya kuri yo. Reka ubu n'umwanya kurwana position reba ukuntu uno mugabo yaryamiye igari yarifasha aryicarira arishyira ku butaka nukwanga ahisa aryegereza ku butaka ntabwo ririmo ariko ngo fiti gwifashe hasi. Yego yagenda ngabayumva cyane. Ngabo rero 1 2 3 Mayojone yazamutse gufasha umusprinter wabo kubera ko ivyo byamaze kurangira. Mayojone iracyari irarara kuri mu biganza byande bya Mats. Bityo rero kubera ko akazi k'uyu munsi karangiye nafashe bagenze gutwara iki gushaka amafaranga.
amafaranga yiyongere mu yandi cyane 1,100 cy'amadolari yitwa etape ya Tour du Rwanda ngabo NSN bose bamaze gukora dore undi mukinnyi wa NSN nawe araje noneho wagiye kureba guturuka inyuma areba ngo ndebeye mu bitugu ndi dufite ubushake ikipe irakomeye iyi kipe irakomeye mu kanya rwose ribaze ku karere ubundi abakobwa batega amaboko babyine babereke uko mu Rwanda tubigenza akaba rero avuyeho yakoze igihe kinini cyose turagushimira cyane akazi wakoze Mayo Jonas ariko ahita azamuka mu kintu uturutse inyuma agiye gushaka amakuru ahise agaruka kugira ngo akurure kubera ko mukinnyi twatangiranye akurura we akazi ke karangiye Mayo Jaune afashe isiganwa mu biganza bye ntabwo ari gushaka etape ntabwo ari gushaka Mayo Jaune ahubwo arimo arashaka etape Etmar Enon ndetse na Paul Marty bashaka ko batwara etape izamuka gusa ikipe ya Picnic nayo tayari cyane Picnic abakinnyi batatu bazamutse tugiye kubona sprint y'incyama tugiye kubona sprint nziza cyane hano icyo bagomba gukora cyose rero ni ukubanza kurwana bamaze kurenga hehe bageze kuri rond-point ahangaha bari kuzamuka Picnic iraxereye Picnic barazamutse ikipe NSN nakisha kurayo Mayo Jaune yakomeza kureba nayo kinye bakiriho ariko nawe n'umunyayitera ari inyuma Picnic bamaze kwidepoza NSN yamaze gufata umuhanda NSN umwe babiri Eritrea bazamutse akase neza virage iyi ni cross ribanze rya nyuma arimo ari imbere ye ndabona Enoke yamaze kwasama NSN afite umukinnyi umwe babiri ndabona Mayo Jaune we yamaze gufata kujya muri peloto gutuza NSN yafashe ibintu biganza byayo akandagira igare go muri dauto wa NSN arakandagira asigaye dernier virage NSN ataka atanze umwanda Rembe tifatiraho akata Rembe ajya muri sprint reka turebe Etmar Enon ari imbere mu kiso ikipe ya Rembe ata sprint cyane Etmar Enon yatinze umusore muri Rembe ashaka etape akora sprint nyukirigare arabikoze abwiye imbere yuko abikoze abwiye basigaye mu Budage uko abikoze arabikoze abatakiye ku bitaro bya Gisenyi azamuka yashirije NSN Etmar Enon ndabyageza ariko ntibyabasha kunda Mayo Jaune kumye mu biganza bya Krishi ariko batakaje etape nibyo batakaje etape ahubwo etape yerekeza mu ikipe ya Lembe twarababwiye ngo iyi Tour du Rwanda biragoye ko umuntu yatwara etape akongera akiyongeza indi etape ya gatanu ya Tour du Rwanda uramubona Heidemann ahita agorora umugongo etape ya gatanu ya Tour du Rwanda 2026 ikaba itashye mu ikipe ya Lembe uwo rero ni Byukusenge Patrick wagerageje ntibyakunda iyo rero ni etape ya gatanu igiye mu biganza by'ikipe ya Lembe iyo mu gihugu cy'Ubudage etape ya gatanu rero ikaba itwawe n'umukinnyi wo mu ikipe ya Lembe yitabiriye ku nshuro ya mbere Tour du Rwanda iza muri 2026 kuri sprint ikomeye cyane abakinnyi b'ikipe ya NSN bishoboke ko bagize umunsi muremure kuko barebanye bati ninde ugenda bose biranga ariko birangira Lembe yegukanye etape ya gatanu ya Tour du Rwanda intera kilometero 82 yari circuit yabereye mu karere ka Rubavu ku nshuro ya mbere ibereye muri aka karere igare iminsi ibiri mu karere ka Rubavu ko ku munsi w'ejo hasoreje etape ya kane ndetse uyu munsi yasoreza etape ya gatanu ya Tour du Rwanda nguko uko rero bigenze ubwo hasozwaga etape bivuze ko n'amasegonda 10 ya sprint ya nyuma ya bonus nagiye mu ikipe ya Lembe ariko twakira uwiduhaye Mike arahageze nyuma y'iminota 2 Benjamin Boss akaba yikanye etape ya Tour du Rwanda isorejwe hano mu karere ka Rubavu Benjamin Boss rero akaba yaravutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2023 akaba rero Benjamin Boss cyangwa Zemke Jemaine cyose cyo bibeshye umuntu wegukanye etape ahubwo ashobora kuba ari reka tuza turebe nukora
gukora double check ntago ari we mu kanya turaza kubabwira amazina. Ikipe ya Rembe yarekamye ko yahinduwe agasimbura Jermaine Zemke. Kanya turaza kureba neza resultat nizimara kutugeraho turamenya uwegukanye agace ka gatanu ka Tour du Rwanda. Nguko ko rero abakinnyi ubwo bageraga muri metero mu birometero bya nyuma kugira ngo baze gusoza muri etape ya gatanu. araza kuba Jermaine Zemke. Kureba neza kuko ngiyo rero sprint muri dernier virage binjira muri ikorosi rya nyuma igana ku murongo. Jermaine Zemke n'utwaye etape. Jermaine Zemke niwe wegukanye etape, umusore w'imyaka 20 akaba avuka mu gihugu cy'Ubudage, ufite umwihariko muri sprint ndetse akaba ari n'umuzamutsi, ni ukuvuga ngo ni umusemi. Nibyo rero niwe wegukanye etape ya gatanu ya Tour du Rwanda. Ntago bisabye photo finish kuko arabakanze muri sprint arabarangiza. Uwo rero ni Jermaine Zemke wegukanye etape ya gatanu ya Tour du Rwanda, kilometero 82 ibyishimo bikomeye.